Najim Said. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Quran wa muhibbihi. Bakunzi ba Najim Said, uyu munsi turi ku munsi wa nyuma w'irushanwa aho tugiye kuba turi kumwe na Najim Said nk'uko mubimenyereye. Umunsi rero tugiye gukora ibitandukanye n'ibyo mwari musanzwe muzi mwana ko Najim Said. Tugiye kureba uko ibintu birimo kugenda ndetse n'imyiteguro uko ihagaze mbere y'uko umuhango nyirizina wo gusoza amarushanwa utangira. Niba nadushobokera turaza kugera mu marushanwa nyirizina. Mu nkurikire rero ubundi tugende tubereka uko gahunda zirimo kugenda zigenda. Turimo gukora aho turimo kureba imyiteguro rero duse duhura n'umuntu wa mbere aho tubona ari mu kazi ke, akaba ari DRT, akaba ashinzwe ubuzima muri kino kirori. Hari ikintu wumva utubwira se uri tayari kuba iki kirori kigiye kuba aha ngaha mu kanya? Assalamu alaikum wa barakatuh. Assalamu wa barakatuh. Ese uri tayari iki kirori? Urumva kabisa uri tayari kuko ewana kubera no munsi ari umusozo, ibintu tugomba kubikora neza bikagenda neza inshallah. Inshallah. Murakoze cyane, reka dukomeze turebe n'abandi bantu. Okay, nkuko mubona rero tukaba tugeze aho amarushanwa nyirizina agiye kubera, bakaba abana barimo kugenda basoma ngira ngo murabona yuko abantu bose bari tayari, bariteguye hakurije umusatsi tugezaho ibintu byose uko ari kugenda, ngira ngo abana barimo kugenda basoma Quran. Reka twinjiremo imbere tuze turebe uko gahunda zigenda zifashe. Nsaba gukameramani wanjye yankurikira twumve tukareba uko ibintu bimeze. Reka dukomeze dushakisha abantu bari budufashe aha ngaha, hanyuma batubwire uko gahunda zifashe. Bakunzi ba Najim Said, rero tukaba turi aho amarushanwa agiye kubera. Ubu none hatuye kuganira n'abarimu batubwire uko bameze. Reka tubasange mu byicaro byabo batubwire uko bari muri iyi gahunda. Ngira ngo murabona ko Najim Said ahangaha tukaba tugeze mu barimu. Ahangaha ndi kumwe n'abarimu bagiye batandukanye nk'uko murimo kubibona kuri kamera. Abarimu bo ni benshi. Reka umwarimu umwe atubwire se imyiteguro mwiteguye mute? Urabona gusoza mubyiteguye mute? Umutima wanyu umeze gute? Murakoze. Imyiteguro yo tuyigeze kure kandi ibintu birashyushye ahangaha. Urabona ko twabukereye, urabona ko twambaye imyenda itagaragarwa, turahumura cyane. Imyenda twambaraga yahindutse, ubu twese turi mu yandi mabara agiye atandukanye kubera gusoza uyu munsi n'ibyishimo byinshi. Nawe uri umwarimu wigisha Quran, ukaba witabiriye kugusoza ndetse ukaba waranabaye hano igihe cyose musabaka yari ihari. Ese umutima wawe umeze gute mu gihe bitaratangira ngo turebe ababaye aba mbere n'ibihembo? Ni ukuvuga ngo nk'abarimu tutarazanye abanyeshuri, birumvikana natwe tuba dufite amatsiko cyane kumenya abatsinze. Nuko hano bitoroshye, abanyeshuri bavuye mu gihugu cyose, amashuri yo mu gihugu hose kuza kurushanwa ahangaha, kubonamo abatsinze kurusha abandi. Urumva abarimu nabwo natwe imitima ibihagaze bitewe n'abanyeshuri bacu ko basomye. Dufite amatsiko kumenya ninde wegukanye igihembo cya mbere. Reka dukomeze turebe abandi barimo ahangaha. Dushatse twanajyamo hagati kabisa, murongo wo hagati, dukomeza tureba uko imbamutima z'abarimu uko zimeze. Uyu mwarimu nubwo mbona ariko nawe yatubwira imbamutima ze, akatubwira uburyo yiteguye kino kirori kigiye kuba ahangaha nona. Ahangaha twiteguye neza cyane, turishimye, dufite amatsiko menshi yo kumenya abana batsinze, cyane cyane ko biba bitoroshye abana baba barasomye bahiganwa, ubona nawe kubapanga bigoye. Ubu twicaye ahangaha dufite amatsiko menshi, dukurikirana ibisomo gake gake, ariko amatsiko yo ni menshi. Okay, reka dukomeze tubaze n'undi mwarimu uri ahangaha ku ruhande rwanjye, nawe atubwire ese byifashe gute? Imbamutima zawe ni izihe? Najim Said, abakunzi bakeneye kumenya ngo abantu biteguye gute, abana urumva bari butsinde bimeze gute, umutima wawe umeze gute? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Manje gusuhuza abakunzi ba Najim Said, nongeye kubashimira kuba namwe muhabaye kugira ngo muze kugeza ku bakunzi bakurikirana icano ibi byiza by'ikiciro nk'iki cyiza cya Quran. Urumva
wambajije uti mu kuri ntago warumbajije nari nti umutima wawe umeze gute ese ntabwo ikirori kiratangira ariko se umeze gute umutima mu kuri ndishimye cyane kubera ko iki ni cyo cyicaro cyiza cyane mu byiciro bibaho kubera ko ni icyicaro cya Qur'ani gisomerwamo amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuri ntabwo byoroshye gusa turishimye dufite ibyishimo ngira ngo nako twabukereye mashallah twazindutse twaje kwicara hano kugira ngo dutegereze gahunda y'ikirori ize gutangira ariko mu kuri ndishimye hanyuma ikindi wenda navugaho cy'abanyeshuri wenda barushanijwe dutegereze dufite amatsiko menshi cyane kuri abanyeshuri baza kwegukana imyanya ya mbere cyangwa se baza kugira amanota meza reka twizere ko hari umwe muri banyeshuri bawe uri bubashe kubona igihembo inshallah amin reka dukomeze rero dutembere ahangaha turacyari kuri Najim Said aho tugenda tuganira n'abarimu bagiye batandukanye hano hari undi mwarimu ndimo kureba sinzi niba cameraman ari bumubone ariko yitwa Sheikh Sadat umutima umeze gute urumva biri bugende gute uyu munsi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah umutima wanjye ndumva utuje cyane kubera yuko mu by'ukuri ndahantu heza cyane ahantu nkaha tuba twicaye turi kumva amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ubu ngubu turi ku munsi wo gusoza benshi mu bayisilamu bitabiriye kugira ngo babashe kumva amanota y'abana banumvishwe bamwe mu basomyi bagiye badusomera ubwo barushanwaga kugira ngo abantu dukomeze kuryoherwa n'uburyohe bwa Qur'an tubibonera ituze reka dukomeze rero twitegura ikirori reka dutegereze ikirori gitangira inshallah kadutegereze ikirori kirabura nk'iminota 10 kikaba kiratangira murakoze cyane Sheikh Sadat jazakumullahu hari undi mushehe kuri iruhande nawe yitwa Sheikh Jihad umutima umeze gute wowe alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah tubanje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala amaro n'imigisha bisakare ku Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hano turishimye urabona ko abantu bitabiriye kubera ko ni igikorwa cya Qur'an baje kumva amagambo ya Allah hano ibintu byagiye bigenda neza alhamdulillah uko batwakiriye uko badufashe mbese twarishimye masha Allah dusaba Allah ko yatwakira kino gikorwa ndetse n'ubutaha Allah kazatugarura ahangaha kubera ko ni ahantu heza cyane alhamdulillah murakoze cyane Sheikh Jihad reka rero dukomeze dutembere n'abandi bantu turagera mu banyeshuri turaza no kugira ngo abantu bitabiriye naho batubwire uko gahunda zigiye zimeze ngira ngo akunzi ba Najim Said nyango murabona ko noneho tugiye mu abanyeshuri tuganira n'abanyeshuri nabo batubwire imbamutima zabo nuko bameze ku mutima mbere yuko bahabwa ibihembo ahangaha ndi kumwe n'umunyeshuri umwe bamwita Shafi akaba aturuka mu karere ka Rubavu nawe yatubwira muri kano kanya uburyo yumva ameze ku mutima mashallah alhamdulillah ndashimira Imana ndumva ari ibintu byiza kuba mbashe kugira kwa kino gikorwa ku musozo nibyo gushimira Imana cyane alhamdulillah kandi ndishimye urumva uri barabuze gutsinda nkuko babitubwiye abajaji kandi turabizera ntabwo babeshya twese dufite kuzatsinda rero ndumva ndi muri baze gutsinda kandi inshallah imyanya iri hejuru ubwo niba turayibona kandi bitaba amakadarullah ayewa akoze cyane ahangaha nawe hari umunyeshuri bigaragara yuko mutunguye niba yararushanijwe aratangira abubwira abadukurikiye Mayitamizo Ramadan umutima wameze gute mu gihe amarushanwa mu gihe ibihembo umwanya ibihembo utaratangira bimeze gute bumva gahunda zimeze gute alhamdulillah ameze neza ndashima nta kibazo umutima wawe umeze gute tubwire urishimye urababaye ufite ubwoba bimeze gute ndishimye cyane kabisa ufite ubwoba oya ntabwo witeguye ko uri butsinde inshallah barakoze cyane ariko kandi reka dukomeze dushakishe bamwe mu barushanije n'ubundi ndabona hano umunyeshuri arimo kundeba ariko nawe mite muhereza nawe tubwire ukuntu abyumva wowe umeze gute ku mutima meze neza cyane kabisa ufite ubwoba urishimye gahunda zimeze gute ngiye ku mutima byose ndishimye ntegereje kumva amanota nyine ubwoba ni buke cyane wasomye neza tugomba kwakira ikizaza nyine n'ibyo ngibyo mise mbona na wa munyeshuri twitiranwa yitwa Akbar kandi nanjye nitwa Akbar ubwo rero reka nawe atubwire uko yiyumva ku mutima ese umutima umeze gute no kanya wumva ntago baratangira guhemba ariko hari ukuntu wimba ku mutima umutima umeze gute umutima ndumva ameze neza dutegereje
amanota kandi twizeye ko Allah ari bibidufashamo inshallah. Inshallah urumva uri buze mu ba mbere bari butsinde cyangwa ufite akantu k'ubwo? Aya inshallah ndaza mu ba mbere. Inshallah reka tubitega amaso. Naam. Ahangaha ndi umunyeshuri ndimo ndabona bamwita Abdu nawe reka tubwire uko yiyumva muri kano kanya. Muri aka kanya ndumva ameze neza buriya ku munsi wo gusoza umuntu afite amatsiko menshi bitewe n'uko yasomye umuntu yibarura avuga ati nshobora kuza muri aba ariko mfite amatsiko menshi ntegereje kumva umwanya ndi bube ndi gusaba ko Imana bagenzi banjye nabo yabafasha gutsinda ndetse n'abo batari butsinde nabo ni ukwihangana ni kwirushanwa rimera. Murakoze cyane. Bakunze banaje Musaitsi rero reka dukomeze tugenda tuganira n'abandi bantu, reka turebe ko hari n'abandi bantu twajya kuvugisha. Nk'uko mubibona ngira ngo iki ni igihande cy'abakobwa nabo murabona ko bafite ibyishimo ku maso, bambaye neza, murabona ko kabisa ibintu nabo bimeze neza. N'ahandi hagati yabo wenda ntabwo tubasha kuganira nabo, ariko nk'uko mubibona nabo bariteguye kandi bategereje amanota uko biri bugende. Reka dukomeze rero dushakishe n'abandi bantu turebe uko imyiteguro ihagaze. Bakunzi ba Najim Musaitsi ngira ngo ahangaha murabona ko nandi mu musigiti, ngira ngo murabona ko abantu bose bariteguye ahangaha ni mu musigiti, ariko iyo tugiye ku ruhande rwo hanze naho urabona yuko abantu biteguye protokole ni yose. Ngira ngo ahangaha murabona ko amamodoka yo amaze kuhagera ntago ari make, mwitegereje murabona ko kabisa abashyitsi bamaze kuhagera bamwe na bamwe, ariko ahangaha ku ruhande kwaba hari abandi bashyitsi barimo kugenda bahagera. Ahangaha ni Coaster isa nkaho ivuye ahantu kure cyane, ariko mbo tutaramenya neza ngo ni hehe iyi Coaster ivuye, gusa barimo kugenda bayerekeza aho iri buze kuba yaparika. Ngira ngo murabona yuko kabisa abashyitsi barimo kugenda bahagera ku buryo butandukanye. Ngira ngo rero murabona yuko bashaka kuba ari abantu bavuye kure cyane. Murabona rero uwo nguwo ni coordinateur w'izi ngando, murabona ko arimo kwakira undi musheikh Sheikh Ismail, aho nawe arimo kuhagera. Urabona ko kabisa bahuze cyane bagenda bavugana mu gake gake ngo abashe kuba yamwereka n'ibyicaro. Murabona ko imyiteguro rero irimo kugenda neza. Ngira ngo murabona iyi ni protocol ije kumufata ngo babashe kuba bamugeza mu byicaro byiwe nawe. Mubibona tukaba dukomeje gahunda. Ngira ngo murabona abangaba ni protocol mu majile kabisa ameze neza cyane ya RMC, ariko tugenda tunasatira abandi bantu. Mpuye n'umuhungu bita ni umwarimu, ntabwo navuga n'umuhungu, ni umusore kabisa ubona ko ameze neza cyane, amwita Othman Buntu bw'Imana. Nawe reka tubwire umeze gute ku mutima kino kirori kitaratangira? Ufite ubwoba, urishimye, meze gute? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbanje kwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana abakunzi ba Najim TV. Mu by'ukuri rwose uyu ni umunsi ngira ngo twese twari dutegereje, nubwo wenda navuga yuko turishimye cyane bitewe nuko rwose ni umunsi tugiye kumva abanyeshuri bahize abandi muri ano marushanwa amaze iminsi hafi cyumweru ari kubera muri kano karere ka Nyanza ku musigiti wa Mugandamure. Muri kubona uburyo ngira ngo urujya n'uruza rw'abantu, amakanzu y'imyeru, uburyo abantu bameze neza mashallah. Ndishimye cyane rero, ariko mfite amatsiko kabisa yo kumenya abantu bahize abandi. Reka twizere yuko mu banyeshuri harimo abari butsinda. Inshallah nanjye rwose nkaba ndi umwarimu waturutse mu karere ka Rwamagana, mperekeje abanyeshuri bagera kuri 6 bahagarariye akarere ka Rwamagana. Inshallah ta'ala nizeye yuko ku bushobozi bw'Imana Allah nabishaka hari bubonekemo abari butahukana intsinzi Rwamagana inshallah. Reka tugushimire cyane Othman. Nanjye rwose ndabashimiye, ariko nongeye kwifuriza amahoro n'imigisha rwose abakunzi ba Najim TV mashallah.
murakoze cyane bakore subscribe namwe murakoze ngira ngo nibyo tubashishikariza cyane yuko ikindi nakongeraho munyemereye iyi ni channel rwose umuntu ushaka gukurikirana ibikorwa bijyanye na Qur'ani amawaidha n'ibindi bikorwa by'idini muri rusange rwose iyi channel rwose ntimwibagirwe gukora subscribe inshallah murakoze cyane namwe murakoze kabisa reka dukurikire ikirori urugendo rwacu ngira ngo tuse duhura n'umuntu umwe wo muri protocol nawe reka tubwire umutima we umeze gute muri protocol muriteguye kuba ikirori kigiye gutangira ngaha ibi ni ibintu twari dutegereje cyane mu kuri ni iby'agaciro kuba turi hano ngaha n'umuntu wese waba utahageze twamubwira ati wacitswe hano ni muri arijana no gushaka ijuru ubutaha inshallah ntihazagira uciko yaba mu bayisilamu abari hanze uwategukaza ugamije gushakisha arijana mu kuri ibintu bimeze neza bana bari gusoma neza turiteguye mu buryo buhagije reka tugushimire cyane n'akazi mukora n'akazi gakomeye cyane Allah akomeza abahembere azabashyirira namwe Allah abongerera ibyiza kandi akomeza kubatera inkunga muri akazi kazi muri gukora ko kugaragaza idini y'Islam urakoze cyane amazina niyo nkuru Ali urakoze cyane Ali abakozi ba Musaitsi rero dukomeza tugenda tureba uburyo ikirori kirimo kigenda twaba turimo kwerekera ku ruhande rw'abajaji nyango murabona ko iyi ni table y'abajaji aho abajaji bose bagiye bicaye reka dukomeze tugenda tureba uburyo abajaji nyango murabona ku ruhande rwa hano murabona Sheikh Hassan uwo ni umwe mu majaji bafatishije gufotora ntabwo ari gufotora ahubwo gukosora uwo nguwo nawe akaba ari Sheikh Othman Bizimana nawe akaba ari umwarimu wigisha kwa Kadafi nawe dufashije mu rwego rw'abajaji undi akaba ari Sheikh Abdul Razak nawe akaba ari nawe Rais Rajina wari ukuriye abakosozi undi nawe ku ruhande murimo kubona akaba ari Sheikh Hamdun Edison nawe akaba ari mu bakosoye iyi musabaka ndetse undi na Sheikh Abubakar nawe akaba ari mu bakosoye aya marushanwa ndetse n'umuyobozi wa Qur'an wungirije Sheikh Nibizi Ishaq ngira ngo murabona hariya ku ruhande mbona ko abantu bose bari tayari reka rero dukomeze tubabwira uko gahunda zimeze ahangaha kuri Najim Sites kugenda tureba uburyo gahunda zirimo kugenda zitegurwa ngira ngo uyu nguyu akaba ari mu bantu ba protocole bakomeye cyane yitwa Tony Jamal aho mubona kabisa abari nawe ari mu kazi gakomeye cyane sinzi niba ari butuvugisha ariko tugira ngo tubwire umutima wawe umeze gute mu gihe turimo gutegura bino birori bigiye kuba umutima wawe umeze gute ufite ubwoba urishimye mu gihe tumaze hano ukora akazi katoroshye nta bwoba mfite wenda ariko ndishimye kubera ko umutima wanjye uri ku kazi mbwiye kuvugisha kugakana birananiye ariko aka kanya nyine ubwenge bwanjye n'umutima uri ku kintu cya protocole y'ahangaha niho imbaraga ziri wenda twaza kuganira nta kibazo iyi ni igitumo n'ubundi turimo kugenda tuvuroginga tureba uburyo gahunda zifasha ahangaha murakoze cyane Tony ngira ngo bakunzi ba Najim Sites tuyaba tugeze rero ku mwanya mwiza aho nyakubahwa Mufti Sheikh Sindayigaya nawe amaze kuhagera tukaba rero muramubona hariya uko gahunda ziri kugenda uyu ni nyakubahwa Mufti Sindayigaya ngira ngo murabona yuko we amaze kuhagera kabisa murabona ko Sheikh Mufti Sindayigaya amaze kuhagera akaba ari kumwe na Sheikh Ismail w'intara y'Amajyepfo ndetse akaba ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza Sheikh Sulaiman tukaba rero dukomeza tubakurikiranira uko biza kugenda ahangaha kuri Najim Sites reka rero dukomeze tubabwira ko nyakubahwa Mufti nawe amaze kuhagera ahangaha kugira ngo bumva ko no kugenda batora takbira
أكبر. abakunzi ba Najim Sites rero tukaba tumaze kubatembereza uko ibirori birimo kugenda ndetse n'uburyo birimo kugenda bitambuka hangaha kuri Najim Sites ndetse n'ahangaha imuganda muri Mufti nyakubahwa Mufti Sheikh Musa Sindayigaya akaba amaze kugera ahangaha rero reka natwe dukomeze dukurikirane ibindi birori tukaba turibuze kubagezaho ibindi bintu uko byagenze naho ahangaha reka tube dusoreje ahangaha tukubwira ngo komeza ukurikire Najim Sites reka dukomeze dukurikirane n'ibindi birori tuze kubonana uko ibindi birori byagenze murakoze cyane Najim Sites.